Yesu nashimwe nshuti y'umusaraba mwene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Kadushima Imana duhaye uyu munsi mushya, ikaduhana n'imigisha yawo kandi ikemera kudutsindira ibyago by'umunsi. Kadusaba Imana tubabarire ibicumuro byacu, ibyo twarabishije amaso, ibyo twatekereje, twakozeho bitari ngombwa. Imana yeza umuntu wese kuko amaraso ya Kristo abereho kweza ibyaha byacu n'ibicumuro byacu. Imana nibishimirwe cyane. Uyu mwanya ndagira ngo turebere hamwe uburyo ki umuntu ajya atangira urugendo yagera mu nzira ntarukomeze. Kankubwire ibice bigize urugendo rujya mu ijuru, ibice bitatu. Hari igice wari urimo utaramenya Imana, ari cyo twagereranya na Egiputa. Hari n'igice cya kabiri aricyo kinakomeye turimo, ni igice kiri hagati yo gukizwa no kuzava muri uyu mubiri cyangwa se kuzataha. Igice cya gatatu ni igice cyawo tuzaba tumaze kwamagura umubiri. Ku Bisirayeli ahantu hambere twavuga hagaragara gucungura cyangwa gucungurwa ni muri Egiputa, mu buretwa kwa Farawo, bakoreshwa ibyo badashaka, bababaye ariko bafite Imana iza kubakurayo. Igice cya kabiri ni urugendo bakoze, hari Yorodani banyuzemo, twayigereranya n'umubatizo, hanyuma hakaba n'ubutayu babanyemo n'Imana ibagaburira kugera bageze ku Yorodani aho bagomba kwambuka bakajya mu gihugu cy'amasezerano. Igitangaje rero, hari bamwe banzi bari bahagurutse gahunda ari kugenda, ariko bageze mu nzira baza kubona urwuri, baza kubona ahantu ho kuragira amatungo. Nubwo hari hakuno yaho bajya hatandukanyijwe n'umugezi wa Yorodani, ariko bahakunze ibyo kuvuga ngo bajye Kanani, igihugu cy'amasezerano kirimo amata n'ubuki by'Imana yavuze. Baravuga toya, ati by'Imana yavuze birahari, yego ko ndaho tujya. Inkuru ibitufasha kubyumva iri mu Kubara 32 umurongo wa mbere. Umutwe amagambo uravuga ngo Abarubeni n'Abagadi bashaka guhabwa gakondo hakuno ya Yorodani. Bashaka guhabwa gakondo hakuno ya Yorodani. Ndagira ngo urabyumvise. Uzi ko tuvuga ko Yorodani igereranywa n'urupfu. Noneho murebe ko abantu barahagurutse bajya mu ijuru, ariko isi izana ibihendo byayo ibishyira imbere y'abarokore benshi. Ikintu bamwe rero bagiye bahitamo gukora ni uguhakana urugendo, ni ukuvuga ko batakigiye, ni ukubivamo, bakavuga ati ntaho tukigiye, turabiretse. Aba nabo rero abitwa Abarubeni ni umuhungu mukuru wa Yakobo n'Abagadi. Haranditse ngo bari bafite amatungo menshi cyane, babonye igihugu cy'i Yazeri n'iki Galeyadi ko bifite urwuri rwiza. Abagadi n'Abarubeni baragenda babwira Mose bati, nari Yazeri umutambyi n'abatware b'amateraniro baramubwira bati, niba twigireho umugisha abagaragu bawe duhabwe icyo gihugu ho gakondo, tutwambutse Yorodani. Muri kino kiganiro turimo tugiye kureba intego nyamukuru yatumye Imana ibakura mu kwa Farawo. Mbibutse ko no kwa Farawo bakubitwaga ariko bararyaga. Uzi ko banabyivugiye, baravuze bati kwa Farawo twararyaga, twaranywaga. Bageze mu butayu baravuga bati hano ntamva se hari, ati niba ari imva gusa twaraje gushyingurwa hano, naho kwa turi zabagayo. Ati dukumbuye amategede, hari ibintu bari babonagayo. Burya mu byaha hari ibintu bibayo, tuvugishije ukuri ibyaha biraryoha rwose, nubwo bimara akanya gato bikarangira, ariko ibyaha biraryoha. Iyo abantu bari kurya ibyaha, Satani yagaburira abantu ibyaha, biba bifite apeti, ariko nyuma yabyo igikurikira kiba kibi. Mwene data nshuti y'umusaraba dusangirwe no kujya mu ijuru, nakwe tumaze kuva mu byaha, Satani ntabwo tureka ngavuge ngo bakijwe. Oya, araza agafata ibindi bintu akabitambika mu nzira kugira ngo nitubireba twibagirwe aho tujya, twibagirwe naho twavuye. Ibi bintu byitondere, wibagirwe aho wavuye, wibagirwe icyatumye uhaguruka, wibagirwe naho ujya. Ikintu cyo cya kiba ku bantu benshi b'Imana, araza akenshi usanga mu nzira Satani hatereka ibintu by'ibigeragezo, akatereka ibiryo, akatereka ibyo kwifuzwa. Reka turebe Danieli bateretswe ibiryo imbere yabo bavuye Babuloni, kandi bafite icyo Imana yabavuzeho. Uretse Imana yahaye Danieli ubwenge akabinesha, yaragiye. Yosefu yateretswe umugore imbere
kugira ngo asambane nawe, ariko Yosefu aranesha aranga arahakana aravuga ati ngewe sinakora icyo cyaha. Abagadi n'Abarubeni barimo bajya Kanani, barangije babona urwuri, ariko urwuri ruri hano hakuno ya Yorodani. Natwe hano hakuno muri ubu buzima hari urwuri, hari ibikerereje abagenzi, hari ibintu biri mu nzira byibagize umuntu aho yavuye n'aho ajya. Kankwibutse rero, iyo umuntu ahuye n'ibintu nk'ibyo, bundi ijuru rikwiye kuremera, ijuru rikwiye kuba rifite uburemere bunini muri twe, ubugingo bukwiye kuba buhenda ku buryo tugereranya ubugingo n'ibiduhuye nabyo tugasuzugura ibyo byose. Abatubanjirije Bibiliya irabavuga mu Baheburayo, ikavuga yuko ngo barinze bapfa bataraga ibyasezeranijwe. Ni ukuvuga ngo abantu b'Imana ibyo twuzahembwa, iby'amaso atigeze kubona, ibyo umuntu atigeze gutekereza, ibyo Imana bikiye abayikunda, ibyo rero ntibibi n'ahangaha. Ariko amaso atanaraza akabeshya abantu, kuko biravuga ngo isomye 11 mu Baheburayo umurongo waho 3:9 aravuga ngo abo bose nubwo bamaze guhamywa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarabona ibyasezeranijwe, kuko Imana yagambiriye kirusha kuba cyiza kugira ngo abo badatunganwa rwose tutari kumwe nabo. Imana yisemo ko abatubanjirije babibona mu kwizera bagapfa batarabihabwa, kuko muri ubu buzima ntabwo bihari by'Imana byabera. Ibintu rero by'amaso atigeze kubona, ibyo utigeze gutekereza, ibyo utarebesheje amaso, ibyo utashyize mu bwonko bwawe, Imana bikiye abayikunda. Reka babwire ngo ikintu gikomeye Imana duhamagariye n'ubugingo horaho. Imana iguha umugisha, ukomeze gutekereza kuri aya magambo. Mbonamo ibinaniza, ndashaka kugera ahirengeye, aho mva ngatuza, nibuka isezerano ryawe, umbwira ko utazansiga uzabana nanjye. Siganirwa kugerayo, sizacika intege, sizasubiza amaso inyuma, oya numbiye Yesu, ndi mu rugendo ndasiganirwa